ya abasilamu bakunda Chorale Ambassadors kabisa, abantu beza cyane muri rusange, abasilamu bose n'abandi basengera mu yandi madini cyangwa amatorero, turabashimira cyane. Rero dushobora gusoza tuvuga se nta kikuri ku mutima kindi wakaba wakibagiwe cyangwa twazakavuga ubutaha. Kindi reka mvuge kamwe na ubutaha twazongera. Nzakomeza kuvuga muri abaterankunga ntabwo mbarangije. Nawe urimo, hari n'abandi baririmbyi ntavuze babera abandi bose banahoze mvuga abandi, ariko nagira ngo by'umwihariko nshime iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ese nabura gushima nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu n'abafatanyabikorwa be kugira ngo baduhe urubuga rwo gukoreramo umurimo. Hari ibihugu bakwifuza kuvuga ubutumwa nk'uko ambassadors bikora, ugasanga nta mutekano uhari. Turashima umutekano usesuye igihugu cyacu gifite, ni igihugu kigendwa, gisigaye kinawutanga hirya no hino, dusigaye dusagurira abandi, ikintu cyo gushimira Imana cyane. Urubuga rero, platform, no kutwereka ko badukunze. Niba muri prayer breakfast, amasengesho ya guverinoma, y'abagize guverinoma yo gusengera igihugu, bahamagara Chorale Ambassadors ngo iziririmbe, biba bitweretse ko natwe baduha agaciro muri murimo dukora, kuko umurimo bakora n'uw'abanyarwanda bose nta dini baba barimo. Natwe iyo tubwiriza tuvuga ibintu byiza Imana yatugezaho, uburyo twaba abantu beza kurushaho, ntabwo tubwira umudivantiste uwo ari we wese biramureba. Tunashimiraga igihugu, Perezida wa Repubulika, dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu umwanya mwiza baba baduhaye kugira ngo tuvuge ubutumwa, barasaba ko banakomeza kubuduha. Hari ibintu byiza badukorera. Niba tugiye kuririmba ku isabato ntibatubuza, dupfa ko niba ari isabato y'umuganda, iki kintu nkivuge nkishimye cyane, baduhaye n'isabato y'umuganda, ntibatubuza kujya gusenga cyangwa kujya kubwiriza, kuko umuganda tuzawukora ku cyumweru. Ako gaciro mwaduhaye banyakubahwa, mukavuga muti mugende mukuru umurimo, muzirikana ko ibya Kayisari mu ya Kayisari natwe umunsi wo gukorera leta tukawukora mu muganda. Saba n'abadive kubyitabira, natwe twitabira ibikorwa bya leta, bya bindi biduteza imbere, kuko natwe baduhaye agaciro kacu cyane. Nyakubahwa Perezida nawe mufatanyije, Imana izabongerera umugisha cyane. Igihugu cyacu kirambe mu mutekano kandi tuwusagurire n'abandi nk'uko wahoze ubivuga. Hasigaye mu byo dukora byose twitegure kuba abaturage beza b'igihugu, ndetse n'abakristo beza, b'abayoboke beza, bitegura kuba muri iyi si no kuzaba mu isi y'ahazaza. Nicyo navuga. Urakoze cyane Bwana Mbanda Stephen, umugabo wagize igitekerezo bwa mbere. Ni umugabo ukomeye. Iyi korali mubona nziza cyane, burya n'uyu mugabo wagize igitekerezo bwa mbere cyo kugira ngo Imana nawe yakoresheje abandi n'abatari babizi rwose. Mumenye ko uyu mugabo ari we wagize igitekerezo bwa mbere, n'abandi bagiye bakurikira, ariko uyu ni we wa mbere. Turabashimiye, tunabibutsa gukanda subscribe rwose, mwogacwa kandi subscribe, dutere imbere tuzamuke. Jewe wari umuyobozi w'ikiganiro, banyita Mr. Z, ushobora kunyita Mr. Kurman, ushobora kunyita Mustafa, yose ni amazina yanjye. Urakoze cyane Bwana Mbanda Stephen. Nzakubaza ubutaha ukuntu uri Mustafa umuyisilamu kandi ukafata n'ibi biganiro. Rwose kabisa. Imana ibumugisha. Amen, haleluya, nzabibasobanurira. Urakoze cyane. Urakoze.